nkuzaniye ubutumwa bwiza. Uri kuri liste y'abagiye guhindurirwa amateka. Uri kuri liste y'abagiye kubona amafaranga. Uri kuri liste y'abantu bagiye kubona babakunda. Uri kuri liste y'abagiye guhanagurirwa amarira. Uri kuri liste y'abagiye gutomorwa kubona amavisa. Uri kuri liste. Uri kuri liste y'abagiye kubona akazi. Ndifuza ko nujya gushaka akazi, nujya muri interview y'aka kazi, ugenda uzi neza kuri gahabwa kubera kuri liste. Uri kuri liste y'abasimbukishijwe impanuka. Uri kuri liste y'abagiye kubona urubyaro. Uri kuri liste y'abagiye kuvurwa indwara igakira. Uyu munsi ubyizere mu izina rya Yesu. Uri kuri liste uri kuri liste. Iyi liste uyiriho. Ndifuza ko aya magambo yizera mu izina rya Yesu, no mu mutima wavuga ati ndi kuri liste, kubera ko liste wari uyikeneye. Aya magambo nkubwiye reka nyakubwire nifashishije Bibiliya. Mariko 9:23 Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizeye. Haleluya. Ndifuza ko uyu munsi wizera. Ndifuza ko uyu munsi wizera nka se wa mwana. Nijwi rirerire aravuga ngo mwigisha fashe unkize kutizera. Maze ku murongo wa 25 Yesu acaha daimoni ati yewe daimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo ntukamugarukemo ukundi. Yesu arategetse. Yesu arategetse ko agukuyeho inyatsi zose zakubagaho mu izina rya Yesu. Agukuyeho abarozi, agukuyeho abanyeshyari. Yesu akuzaniye inshuti nziza z'amafaranga. Yesu akuzaniye inshuti nziza ziguha ibitekerezo byiza. Yesu akuzaniye umunezero. Yesu akuzaniye ubuzima bushyashya. Yesu arategetse kuko ni utegeka. Yesu arategetse. Yesu arategetse. Yesu arategetse ngo genda ubeho mu munezero. Genda ubeho mu munezero. Yesu arategetse. Yesu arategetse ngo genda ubeho mu munezero.